Yesu ashimwe kandi rwose bakunzi b'umwami wacu Yesu Kristo. Umwami wacu Yesu w'amahoro, amen amen. Imana ishimwe cyane rero abamaramaje kujya mu ijuru, abamaramaje gukunda Yesu, Imana ibamugisha, tubanigisha hamwe. Abataramaramaza bugenda bindingira, nimumaramaze muve muri ibyo byose bibizingiyeho, tuve mu bitwizingiyeho, tumaramaze tujye mu ijuru. Imana ishimwe. Hanyuma rero bakunzi b'Imana, njye numva nari navuze reka nicecekere se, numva ntacyo mfite cyo kuvuga ko abantu babaye benshi bavuga, abahanuzi babaye benshi, abavuga babaye benshi, abavuga binyoma babaye benshi, abavuga ibyiza nabo ni benshi, barahari bene data, bavuga Kristo bakamuvuga neza ukumva rwose bimeze neza. Njye numva rero harimo ikintu kimeze nk'ibintu biruvangavange, ngiye kwicecekera Mana, njye numva ntacyo kuvuga mfite, ariko nagiye imbere y'Imana ndayisaba ndayisenga, nicyo ushaka ko navuga, ko nanjye ndi mu bo bahamagariye muri iki gihe gikomeye cy'imperuka, muri iki gihe cy'ubukame cy'ubuhenebere, nanjye ndabizi neza ntashidikanya ko ndi umwe mu bo wahagurukije kuvuga. Ariko se ko numva ntacyo mfite kuvuga, nicyo ushaka noneho ko mvuga pe, nicyo ushaka ko mvuga. Imana yaransanze iramvugisha, nari ndyamye rwose ninjoro, ndyamye numva ijwi rimbwira ngo nimbwira abantu bayo bamaramarize gusa nayo, bamaramarize gusa na Kristo. Numvise ijwi rimbwira ngo nimbwira abantu b'Imana bamaramarize gusa na Yesu. Amen. Aha arabona bibwiye, twari twegeranya ako kanya nese mbibabwira. Bwarakeye singiye hashitse nk'umunsi umwe cyangwa birahari gutyo tugira amateraniro, abo twateranye bwa mbere barabizi neza ko narabibabwiye, ijwi ryaransanze ndyamye ninjoro rirambwira ngo nimbwira abantu bayo bamaramarize gusa na Kristo. Amen. Nanjye ntikuyemo, nanjye maramarize gusa na Yesu. Niryo jambo Imana yampaye, niryo jambo nkuzaniye, tugere tuganire kuri iri jambo, ni gute twasa na Yesu. Ese koko Imana iri kutubwira ibintu bikomeye tudashobora kugeraho, iri kutubwira ibintu bigoye? Nituramuka dushatse gusa na Yesu, Imana izadushoboza. Dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Nituramuka tugize umwete, tukagira ubwo bushake bwo gushaka gusa na Yesu, Yesu ubwe uri mu ijuru adusabira, azadubashisha. Ndagushimye Mana, ndagushimye kuri Mana yacu, umukiza mwiza. Yesu utubashishe gusa nawe, uriya nuriya, twese Mana, udushoboze gusa nawe, utwigishe kandi rwose kuri iri jambo. Umwuka wera aritwigishe, aridusobanurire Mana nziza, kuko umwuka we wera niwe mwigisha wacu mukuru. Unyigishe, wigishe buri wese umwe muri twebwe. Urakoze mbisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ishimwe cyane bene data. Hari ijambo nayo yasomye mu Bafilipi 2:5, haratubwira ngo mugire wa mutima wari muri Kristo, mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Iryo jambo nicyo ridukangurira, kandi ni naryo jambo Uwiteka Imana yo mu ijuru yambwiye ngo ninkubwire kandi nanjye nibwira. Njye ntabwo njyawe nza kuvuga ngo nkubwire, nanjye mba ndimo nibwira kuko ndacyari mu rugendo. Uru rugendo ni rurerure, tuzarurangiza tugeze mu gihugu cyo mu ijuru. Nanjye rero nkubwira, nanjye mba ndimo nibwira. Imana ishimwe cyane. Hanyuma dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Yohana wa mbere 2:3 tugeze kwa 6. Yohana wa mbere 2:3 tugejeje kwa 6, haravuze ngo iki nicyo kibamenyesha yuko tumuzi, iki tumenyesha ko tuzi Kristo, kuko ntabwo dushobora gusa n'uwo tutazi, ntabwo dushobora gukurikira uwo tutazi. Tugomba kumenya ni gute twamenya ko tuzi Kristo. Iki tumenyesha rero turagisanga hano muri Yohana wa mbere 2 dusomye ku 3 kwa 6. Iki nicyo kitumenyesha yuko tumuzi, nuko twitondera amategeko ye. Uvuga ko amuzi ntiyitondera amategeko ye ni umubeshyi, ukuri ntikuri muri we. Ariko umuntu wese witondera ijambo rye, urukundo akunda Imana ruba rumaze gutunganirizwa rwose muri we. Icyo nicyo kitumenyesha ko turi muri we, kuko uvuga ko ahora muri we akwiriye nawe kugenda nk'uko yagendaga. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Uvuga ko ari muri we akwiye kugenda nk'uko nawe yagendaga, akwiye kugenda nk'uko Kristo nawe yagendaga. Imana iguhana umugisha hamwe nanjye bene data, tushake gusa na Kristo. Nidushaka gusa na Kristo, Yesu azatubashisha, Yesu azadushoboza, kandi tuzasaba no mu gihugu cyo mu ijuru. Ariko rero uwitondera amategeko, uwitondera ijambo ry'Imana,
niko tumaze gusoma. Uwitondera amategeko ye, ngo uvuga ko amuzi ntiyitondera amategeko ye ni umubeshyi, ukuri nikuba kuri muri we. Yesu yaje gukomeza amategeko, ntabwo yaje kuyakuraho. Ibyo tubyumvikane neza. Amen, amen. Imana ishimwe cyane. Twongeraho irindi jambo ry'Imana no tugende tuganira. Twongeraho irindi jambo ry'Imana dusanga muri Petero wa mbere nyine ibice bibiri duhere kuri 20 kugera kuri 21 mirongo 2 gusa 3 dusome 3 dusome 30 ntabwo ari nyinshi cyane mwihangane. Petero wa mbere ibice bibiri umurongo wa 20 haravuze ngo ariko se niba mwihanganira gukubitwa ibipfunsi babahora icyaha muzashimwa iki? Icyakora niba mukora neza akaba ari byo mubabarizwa mukabyihanganira n'iby'Imana ishima. Amena. Niba baduhoye gukora bibi tuzashimwa iki? Ariko niba baduhora gukora ibyiza ibyo n'iby'Imana ishima. Gusa na Kristo Yesu Kristo yarihanganaga. Niko tugiye kubisoma hano mu bice 21 ku murongo wa 21 dukomeje aho twasomaga ngo kandi ibyo nibyo mwahamagariwe ibikize kwihanganira imibabaro. Nibyo twahamagariwe kuko Kristo nawe yihanganiraga imibabaro, natwe twahamagariwe kwihanganira imibabaro. Imana ishimwe cyane. Ngo kandi ibyo nibyo mwahamagariwe ngo kuko na Kristo yabababarijwe akabasigira icyitegererezo. Amasome neza bene data. Twahamagariwe iki? Twahamagariwe kwihanganira imibabaro. Ku murongo wa 21 waha muri Petero wa mbere ibice bibiri haravuze ngo kandi ibyo nibyo mwahamagariwe kuko na Kristo yabababarijwe akabasigira icyitegererezo kugira ngo mugere ikirenge muke. Nta cyaha yakoze, nta n'uburiganya bwamubonetse mu kanwa. Yaratutswe ntiyabasubiza, yarababajwe ntiyabakangisha, ahubwo aritanga yiha idacurwa kibera. Imana ishimwe. Yarababajwe arihangana, yaratutswe ntiyabasubiza. Ese wowe bigenze gute? Umwanzi wawe umugenzi ute? Twige gusa na Kristo. Wa wundi witwa ko ari umwanzi buri twe nta banzi tugira. Nta banzi tugira. Satani niwe uduteza bari agateza n'abari agateza nabiri agateza, ariko ni Satani niwe mwanzi wacu, noneho agakoresha abakozi be. Bari abakozi rero ba Satani baba bari gukora ibyo Satani yabategetse gukora. Mu by'ukuri ntabwo baba ari abanzi bacu, ahubwo ni ibikoresho nyine by'umwanzi wacu. Umwanzi wacu ziriya ni intwaro umwanzi wacu aba yakoresheje. Ariko se n'indi zo ntwaro z'umwanzi wacu zidukoreye ibyo shebuja aba yabatumye, twe tubigenza gute? Se turabitura, se turabasubiza, se tubagirira inzika, se tubifuriza ibibi? Imana idufashe cyane. Turakomeza tuganira ku ijambo ry'Imana. Niwumva hari ikigukozeho mwene data wihane, niwumva hari ikigukozeho mwene data usaba Imana imbaraga, wongere ugaruke, wongere wumve ko usabye kunesha rwose, kuko tubashishwa na Kristo uduha imbaraga. Imana ishimwe cyane. None se urwo rukundo Yesu Kristo akomeza kuduhamagarira, urwo rukundo Kristo akomeza kutubwira, ngo urukundo ruzaba rugaragariye ngo muri twe. Ngo hano twabanje gusoma cyane ngo ariko umuntu wese niyitondera ijambo ry'Imana. Hari abantu benshi basenga, hari abantu benshi bahanura, hari abantu benshi bakora ibitangaza, ariko ugasanga ijambo ry'Imana ritari muri bo, ugasanga ibyo bakora bihabanije n'iby'ijambo ry'Imana. Abo ntabwo aba ari abakristo. Oya, ntabwo ari abakristo. Hano twasomye Yohana wa mbere ibice 2 umurongo wa 5 haratubwiye ngo ariko umuntu wese witondera ijambo rye, urukundo akunda Imana ruba rumaze gutunganirizwa rwose muri we. Ariko umuntu wese witondera ijambo ry'Imana, ubu ngo ni urukundo rwa Kristo rero rwamaze gutunganirizwa muri we rwose. Rwose ni ukuvuga ngo rwose rwuzuye wubahiriza ijambo ry'Imana. Tugendere mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niko kuri, kandi ukuri niko kuzatubatura. Imana ishimwe cyane. Abakorinto ba mbere rero ibice 13 duhere nko ku murongo wa 4. Urwo rukundo rudusaba gukora iki? Urwo rukundo rudusaba kubigenza gute? Urukundo murahazi cyane, ni ahantu abantu benshi bazi. Twongere twiyibutse bene data, mu rugendo no kwibutsa, twongere twiyibutse urukundo rudusaba gukora gute. Urukundo ni uruhe? Rutubwira kubigenza gute. Abakorinto ba mbere ibice 13 umurongo wa 4. Urukundo rurihangana, rukagira neza, rugira ishyari. Urukundo ntirwirarira, urukundo ntirwihimbaza, urukundo ntirukora ibiteye isoni, urukundo ntirushaka ibyarwo, urukundo ntirihutiraho, urukundo ntirutekereza ikibi ku bantu,
bene data hano mageze ndahagarara nawe uhaca agasitari, nkunda kuhaca agasitari cyane cyane cyane. Urukundo ntirutekereza ikibi ku bantu. Urabona ugira gutya wahuza amaso n'umuntu ati wabonye ukuntu yaremwa ndeba, ubu buriya yaremwa mvuga ibingibi, yaremwa ntekereza mu ibingibi. Mwakwitanya amaso. Ugira gutya umuntu yavuga ijambo ukarikuramo irindi. Wumvise ukuntu yavuze, burya yashakaga kuvuga gutya, ariko se koko ntabwo ariko yavuze, ariko yashakaga kuvuga gutya. Nyamara bene data, urukundo ntirutekereza ikibi ku bantu, ntabwo rutekereza ikibi ku wundi. Niba watekereje ko yashakaga kuvuga uko nguko, ariko nyamata ariko yavuze, wirinde, ugabe, ugire kwirinda. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo twirinde, tube maso kandi twirinde. Uko niko kwirinda, witekerereza umuntu icyo yashakaga kuvuga kandi atari cyo yavuze. Niba wumva ari kuri kubikeka, genda umusange. Niba udashoboye kumusanga ngo umusobanuze neza ibyo yararimo ashaka kuvuga, ukumva ntiwasobanukiye neza ibyo yashatse kuvuga, bigumishe mwaho ngaho, nyaboneka wisobanura cyane ngo ujye kure uvuga ibyo atavuze. Ariko aha haradutsinda, ukavuga ngo wumvise ngo burya yashakaga kuvuga, ariko se uri mu mutwe we, uri mu bitekerezo bye, yashakaga kuvuga gutya ariko ntabwo ariko yavuze. Ntabwo ari uko yavuze, rero urimo uramubeshyera, urimo urakekera ikibi ku wundi muntu. Icyo nacyo ni icyaha. Gukekera ikibi ku wundi ni icyaha. Aha hantu haradutsinda cyane cyane. Dukomeze ku murongo wa 6. Urukundo ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi. Aha naho muhaca agasitari. Ibyo navuze byose mu bice w'agasitari. Urukundo aya magambo y'Imana niyo ntwari ikomeye cyane. Ni urukundo dukunda Kristo, tuzarugaragariza nidushyira mu bikorwa muri ibi ngibi. Umuntu arajya gutya agakora icyaha, uri akabyamamaza, nuri akabyamamaza, muzi kanaka ibyo yakoze, muzi noneho ibyabaye, muzi noneho ibyakora, yo ari iby'ukuri ari itari iby'ukuri, byose mugasanga niyo yabakoze iki bacyongereyeho. Mu ntambwe zo gusubira inyuma, mu gatabo k'umugenzi ndagakunda cyane. Mu ntambwe zo gusubira inyuma, umuntu yamaze gusubira inyuma atangira kugenzura abantu b'Imana amakosa bagwamo. Noneho agatangira kujya agenzura abantu b'Imana. Noneho we nawe kubera ko abamwo, icyo ntabwo aricyo nahereyeho, hariho ibindi nyine bibanza ariko nabyo birimo. Noneho ngo mu kugenzura abantu b'Imana yabona hari ikosa baguyemo, ngo noneho we akarushaho gushyira ingeso ze mbi ku mugaragaro, kuko ziba zisanzwe zimwihishemo. Noneho yabona nk'umuntu w'Imana akoze nabi, rero ohoho nawe akaba bimuhaye imbaraga noneho zo kugaragaza na bya bindi bye nawe byari bimwihishemo. Ni ikibazo gikomeye cyane kugenzura abantu b'Imana, kumva ngo sinjye wabona, ukumva unejejwe nuko umuntu runaka w'Imana yaguye mu cyaha. Nose niba yaguye mu cyaha ni ikintu cyiza cyo kunezeza, ni ikintu cyiza cyo kwishimira? Oya, ni umubabaro. Imana irababaye cyane, irababaye, ariko aho Imana wowe ibabaye, wowe uranezerewe. Twe tugomba kunezerwa. Ibinezeza Kristo natwe bikaba byo bitunezeza, ibibabaza Kristo natwe bikaba ari byo bitubabaza. Ariko kuba kunezezwa n'ibinezeza Satani, iyo umukiranutsi aguye Satani ari niwe wishima. Baba we, urukundo ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi. Muhace w'agasitari rwose bene data. Kandi urukundo ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Nibyo rubabarira byose, rwizera byose, rwihanganira byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Imana iguha umugisha, Imana ishimwe cyane. Iri jambo niryo nkuzaniye. Ngiye Imana yarambwiye ngo nze nkubwire, kandi nanjye ndimo nibwira, duharanire gusa na Kristo. Imana yarabimbwiye ndabyumva mu gutwi kwanye, ndabisobanukira. Ntabwo yavuze ibintu byinshi cyane. Nababwiye yuko nari imaze iminsi, kandi murabizi ko muri cano nta kintu mperutse gushyiraho, kuko numvaga nta kintu mfite gushyira. Ngenda mvuga nti Imana icyo ushaka mvuga bari cyo mvuga. Ngiye rero numvise ntacyo muri iyo minsi ndi mfite. Ndasenga Imana, mvuga se koko nicecekere mbireke bigende bite? Nsenga Imana ndayibaza, niki navuga muri iyi minsi, niki navuga, niki ushaka kumvuga? Ngiye Imana yaransanze irambwira ngo ninze babwire ngo buri wese aharanire gusa na Kristo. Ndabikubwiye, nawe Imana yakwigisha ibindi. Ntabwo ijambo ryose ry'Imana ndisomye, ariko Bibiliya ni nini cyane, kandi Bibiliya irimo ubuyobozi bwinshi, irimo impuguro nyinshi, irimo ibyo ukwiye gukora, irimo ibyo udakwiye gukora. Bibiliya ni intwaro yacu twitwaza. Ijambo ry'Imana aho twasomye bwa mbere hatubwiye neza ko umuntu wese ushaka gusa na Kristo agomba kwitorera ijambo ry'Imana.
umuntu utitondera ijambo ry'Imana ntabwo ari uwa Kristo. Imana duhana umugisha. Bene data, reka ndangize nsoma rino jambo ry'Imana ryo mu Bakorinto ba mbere n'ubundi twasomye ku murongo wa 4, nsoma ndangize nta komantere. Urukundo rurihangana rukagira neza. Urukundo ntirugira ishyari. Urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza. Urukundo ntirukora ibiteye isoni. Urukundo ntirushaka ibyarwo. Urukundo ntiruhutiraho. Urukundo ntirutekereza ikibi ku bantu. Urukundo ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi. Urukundo ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Urukundo rurababarira byose. Urukundo rwizera byose. Urukundo rwiringira byose. Urukundo rwihanganira byose. Haleluya. Ndagushimye Mana, ndagushimye kuri mwiza, ubereye mwiza, utegereje bose bihanganye. Data, uduhe gushobora kwihangana. Mana nziza, udushoboze gusa na Kristo, udushoboze gusa nawe Kristo, udushoboze rwose Data, buri ijambo ryawe ribe muri twebwe rigwiriye. Kwabarirwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana, kandi abitondera ijambo ryawe nibo bana bawe, nibo bakumvira, nibo bagendera mu byo ushima. Utwigisha gukundana, utwigisha urukundo rw'ukuri merinize mu mitima yacu. Mana, urakoze ko wumvise. Gendera buri wese wumvise ijambo, nanjye ufashe, twese udufashe, uzatugeze mu gihugu cyo mu ijuru. Bisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Murahirwa, murahirwa.